nshuti yanjye, umunsi uzagira amafaranga ni nawo munsi uzagira inshuti nyinshi, ni nawo munsi umubare w'abakobwa benshi bazagukurikira, gusa ko abo bose nta rukundo bazaba bagufitiye, kuko ikizaba kibagenza ni amafaranga ufite. Umunsi yashize nabo bazagenda, ni ukuvuga amafaranga nagenda akagushyiraho nabo bazagushyiraho nta kabuza. Ntuzumve ko umukobwa agukunda ku bw'amafaranga ufite, nta rukundo agufitiye, ahubwo akunda ayo mafaranga ufite. Uzitondere umuntu ugukunda ku bw'amafaranga, uzitondere za nshuti ziza kuko ufite amafaranga, uzirinde cyane kuko umunsi yashize nabwo zizagenda, ndetse n'abo bakobwa bagukunda ntabwo bazongera kugukunda kuko icyo bakundaga ni amafaranga wari ufite. Bityo rero niba yashize nta kabuza nabo bazaca inzira zabo, bazarekera kugukurikira. Uzabyitondere.